mwabyumvishe badukunda kandi mudukumbura mwumvishe ko yasaha nziza yasaha yanyu kandi yacu isaha y'ubutumwa bwiza isaha twumviraho ijambo ryiza ry'Imana rikiza ribohora rikura mu rupfu rikageza mu bugingo rihesha ubutungane ndetse n'ubuzima bw'iteka yasaha yageze yasaha yageze natwe turayikumbura natwe turayikunda natwe sitwe turota rwose uyu munsi ugeze kugira ngo dutangaze inkuru nziza ariko hashingiye ku cyo tuzi ikora mu mitima yaba yakiranye ukwizera uwo mwumva rero avuga ni Emile Nshimiyimana nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana mu kiganiro ijuru ntirikorerwa kuri Country FM ariko kandi mwadukurikira no kuri YouTube ijuru ntirikorerwa TV tuba turiho mu biganiro byinshi bisobanura uburyo Imana yaduhaye ijuru ku buntu biciye muri Kristo Yesu. Ndi kumwe n'umuvandimwe utari mushya rwose mumenyereye mukunda reka basuhuze abiyegereze ubundi twinjire mu kiganiro ariko mwamenye bo muri kuganira karibu. Dushimiye Imana nanjye ndanezerewe kongera kwemererwa no gushobozwa n'umwami kugera muri studio za Country FM ntaje mu kindi ahubwo mu kiganiro cyiza kimenyesha abantu inzira y'agakiza iyo ariyo. Amazina nitwa Niyonkuru Focus nanjye nahawe ijuru niboneye mu byo Kristo yakoze. Mbese nanjye namenyeshejwe iby'iyo nzira hanyuma ndabisobanukirwa bikozwe n'Imana nuko ndabyizera mu mutima bambaye intungane mbona n'ubugingo ako kanya. Nibyo rwose nanjye rero ndanezerewe cyane ko umwami yemeye yuko akanya nk'aka tubana n'abaduteze amatwi kuri Country FM ariko n'abatureba kuri YouTube channel D. Nibyo Imana ishimwe. Amen amen. Imana ishimwe kandi himbazwe. Dufite impamvu yo gushimira Imana. Hari impamvu ikomeye ifatika idutera gushimira Imana rwose. Imana yatugiriye neza, Imana yaratwibutse, Imana yaradutabaye mu gihe gikwiriye. hari korasi umuntu yavugaga yajyaga aririmba kavuga ngo umuntu ashimira uwamuhaye inka undi agashimira uwamugabiye ariko akavuga ati ngenda ashimira umwami Yesu ariko atari ikindi kuko yambabariye none nkaba muririmbira. Amen. Imana ishimwe cyane. Nkuko mubimenyereye nkuko mubizi nta kindi dusobanura kuko n'ikiganiro nuko kivuga. Ikiganiro gifite umutwe ugira uti ijuru ntirikorerwa. Dusobanura rero kuko tuzi ko biyobeye benshi cyane natwe twabimenye nyuma y'igihe kinini cyane tutari tubizi. Dusobanura uburyo Imana yatanze ijuru ku buntu biciye gusa muri Kristo Yesu. Akaba ari amagambo y'ubutumwa bwiza umuntu yumva ashingiye kuri Bibiliya yayizera bihawe n'Imana umutima ukabohoka. Umutima ukabohoka umuntu akaba mwisa atunze ijuru, umuntu akaba mwisa aririmba ko yabohowe, umuntu akaba mwisa azi neza ko yababariwe, umuntu akaba mwisi atari nk'akanyoni karitse ku nzira ngo niba nzapfa niba nzakira simbizi, akaba azi ngo ndiho ariko umunsi nzava muri mubiri nzaba ngiye kubana n'umwami wanjye wandambiwe ntabwo mbishidikanya. Amen. Umuntu wese utarizera ubutumwa bwiza ntago abazi kwishima icyo ari cyo. Ubwo bwose aba azi ko hari ibijya bimushimisha iminsi mikuru itandukanye, kuzamurwa mu kazi, ibirori byo mu miryango n'ibindi nk'ibyo bitandukanye. Ariko nanjye namenye ko kwishima kubaho uhereye igihe nakiriye ubutumwa bwiza. Kuvubwo yanyinjiyemo, kuvubwo yanyinjiyemo, yaranyuzwe ndishima ndamuhimbaza,
kuva ubwo yanyinjiyemo. Amen. Niwo munsi umuntu yishima. Hari umuririmbyi nawe ujya uvuga ngo umunsi mwiza niba ubona kwemereye ntawe. Niwo munsi mukuru, ni umunsi w'ibirori, ariko kandi nanavuga ngo ni umunsi uhoraho. No kuvuga ngo uwo munsi utangira ariko utazashira, ari Uwiteka. Umuntu aba yinjiye mu itangiriro ry'umunezero. Yego rwose. Hirya y'umunezero rero abatangiye, n'ubundi hirya haguma haza undi munezero ugeze iteka ryose. Ijambo rivuga ngo ni ukuva mu bwiza umuntu ajya mu bundi, mwene data. Uyu munsi rero twihuse wenda, ariko reka dusuhuze nyine bene data bose aho bari. Hari abadukurikiye aka kanya live, hari abazadukurikira kuri YouTube, kandi nabonye ko bene data badukurikira bari ku isi yose kubera YouTube. Internet iradufasha cyane. Turabasuhuje mwe muzakurikira ikiganiro, turabakunda, muri abavandimwe hano mu isi ndetse kuzageza iteka. Nimwe bavandimwe bukuri rero, muri byishimo byacu, muri ingingo zacu. So aho muri hose rero ku isi yose turabasuhuje rwose bene data badukurikira kandi badukunda. Natwe tuba twumva twatewe iteka rihebuje gutegwa amatwi n'abantu b'ibirangirire nk'uko. Turifashisha uyu munsi amagambo mu byakozwe n'intumwa mu gice cya 4, duhereye ku murongo wa mbere kugeza nko ku murongo wa 12. Umuvandimwe arayadusomera, hanyuma tuyaganireho igihe gito, tuze no kubaha umwanya namwe mutuganirire. Yego. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu byakozwe n'umwe bice 4, duhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 12. Haranditse ngo bakivugana n'abantu, abatambyi bazana aho bari n'umutware w'urusengero n'abasadukayo, bababajwe cyane nuko bigisha abantu bababwira yuko kuzuka ko bapfuye kwabonetse kuri Yesu. Barabafata, maze kuko bwari bugorobye babashyira mu nzu y'imbohe kugeza mu gitondo. Ariko benshi mu bumvisha iryo jambo ry'Imana barizera, umubare w'abagabo uragwira uba nk'ibihumbi 5. Bukeye bwaho abatware n'abakuru n'abanditsi bateranira i Yerusalemu, na Anna umutambyi mukuru, na Kayafa, na Yohana, na Alexandri, n'ab'umuryango bose w'abatambyi bakuru. Babata hagati barababaza bati, ni imbaraga ki cyangwa n'izina ki byabateye gukora ibyo? Nuko Petero yuzuye umwuka wera arababwira ati, batware b'abantu namwe bakuru, uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu wari uremaye, kandi turabazwa icyamukijije. Ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Bisiraheli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari ryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Yesu ni wowe buye ryahinywe namwe abubatsi, kandi ryahindutse irikomeza imfuruka. Kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Amen. Amen. Niwe buye ryanzwe cyangwa ryahinywe n'abubatsi, ariko rigahinduka irikomeza imfuruka. Aya magambo arakomeye, ariko hamwe n'umwuka wera, hamwe no guhishurirwa, Imana irakomeza no kuyumvisha abadukurikiye. Cyane ko ibyanditswe ntabwo bisobanurwa mu buryo bw'ubwenge bw'abantu, ariko ikintu gikomeye hano nuko ibuye ryahinywe ari Kristo, ariko kandi nanone rigahinduka rikomeza imfuruka. Iyi ni inkuru ndende ihera mu gice kibanza, aho Petero na Yohana bagiye gusenga, bagasanga ikirema ku irembo ryitwa Ryiza, hanyuma gisabiriza. Ibyo bagiha ntibigire icyo bikimarira, n'ejo kikagaruka. Ariko kibonye abo bakiranutsi, abo bana b'Imana bera, baramubwira bati, twe ntabwo tuguha ibyo abandi bajye baguha, ntacyo byakumariye. Kimenyi barabiguhaye, none urakicaye aho. Ariko dufite ibindi. Yego rwose.
yose n'amagambo akomeye kugenda twihuta kugira ngo tubashe kuyacamo. Nanone birumvikana abantu babwirwa Yesu, bakabwirwa Imana, bakabwirwa gutyo ariko mu buryo busanzwe bw'abantu, kuko nabiriya uriya nawe bamuhaga ibintu bisanzwe, yasabirizaga ifeza n'izahabu. Abantu rero bajya mu nsengero nawe kandi yabisabirizaga aho ku irembo ry'urusengero, ariko bategereje ko bababwira iby'ifeza n'izahabu. Imana irakuzamuye, iraguteturuye, igukuye ku cyavu, irakwibutse, irakwaguye, uzahinduka umutwe ntuzaba umurizo, mbonye wurira indege, karabaye yerere yororo y'inyana, kwicaranya n'ibikomangoma, ikuhaye ku mafaranga n'ibindi nk'ibyo. Itanze urubyaro, yubatse inzu mu mujyi wa Kigali, yohereje amaviza abantu hanze mu mahanga, yongereyeho amashuri, zamuye mu kazi n'ibindi by'amafeza n'amazahabu byinshi. Ni bene ibyo. Ariko still umuntu uhora aza kwicara aho hantu mu rusengero, umwaka ugashira undi ugataha, ibihe bigasimburana bigaha ibindi, umuntu yumva bya bintu ntacyo bimumarira cyane, kabone niyo yabibona. Yego, ntacyo bimumarira. Kino kirema ntago ari uko kitagiraga abagiha. Yego, abantu baragihaga ariko kubera ko bagiraga ibyo kidakeneye bya cyanyacyo. Yego, nacyo cyahoraga cyicaye kandi gisabiriza. Yego rwose. Nawe ubutumwa wumvishe kuva ukiri muto, bukubwira ibya hano, ubonye ibi bigenze gutya, Imana ikuvuzeho ibintu nk'ibyo, ari nabyo nyine bivugirwa mu nsengero. Reka mbabwire ikintu kitabamo. Barabwiye ati twe ntituguha ibyo bintu abandi basanzwe baguha, ariko icyo dufite turakiguha. Natwe iyo turi hano muri izi studio za Kandere FM n'ahandi hose muzatwumva tubwiriza ubutumwa bwe, ntabwo tuba tugamije kubabwira ikindi, kuko ibyo bindi n'ubundi barabibabwiye ntacyo byabamariye. Ariko natwe hari ikindi tuba dufite, tuba tugamije kubabwira iryo zina rikiza. Haleluya. Uburema kavukire twavuka, ese nubuwe umuntu wese avuka ari umunyabyaha. Yego, kandi ubwo bunyabyaha bukaba bumujyana kurimbo, akaba kanatazaho yabukirira. Abamuvura rero bakamuvura ibindi atarwaye. Ajya abuhungira ku rusengero, atekereza ko ariho hari n'umuti. Yakwanga akazamuka umusozi, yakwanga akajya mu cyumba ahantu mu rugo, mu ngo z'abandi, atekereza ko yakwikiza ubwo burema yavukanye. Yego rwose, cyangwa ko hari undi wabumukiza. Agatekereza akavuga atari kuri ya muntu ibiganza bye bingiyeho, uburema navukanye bwakira. Ariko ntibukira. Ntago bukira kuko pe umuntu amara imyaka 30, akamara imyaka 20, akamara imyaka 10, akamara imyaka 5, akamara imyaka 50 yatendinga mu icaci adasiba, ariko agifite ikibazo cyo kuvuga ngo ko ndi umunyabyaha nimfa sinzarimbuka cyane. Icyo nicyo kibazo umuntu wese abafite. Ibindi rero baze kubwira ngo baraguhanuriye ngo ubonye ibi ngo ubonye ibi, ntibaba bakora ku kibazo, ntibaba bakora ku burwayi nyirizina umuntu abafite, kuko rega ibyo byindi birashira. Yego, iriya feza ikiremo barayigihaga kikayirarira bugacya yashize. Ni nako binagenda no kuri biriya bindi. N'imbabazi z'igihayi bashukisha abantu zitahamwa n'ibyanditswe, nazo ziba ari iz'agahayi gatoya, kweze kandi gutunga. Ngo ndakubabariye, ngo n'Imana ikubabarire. Banje kukubabarira ariko ntegetse n'Imana kugira ngo ize kukubabarira. Ese ni njyewe ugomba kukubabarira, ariko n'Imana ngahita nyibwira ati wabibonye ko namubabariye nawe mubabarire. Birababaje nubwo duseka, biteye agahinda, ariko ibyo byose ntabwo bibasha gukiza uburema. Icyakora twebwe icyo dufite turagitanga. Kandi ni nako bano bene data n'ubundi bamubwiye, baramubwiye bati mu izina rya Yesu Kristo haguruka. Bamufata ukuboko kw'iburyo baramuhagurutsa, ariko bamuhagurukije kubera ko bamenye ko ikibazo afite ari uburema. Wowe uduteze amatwi, ikibazo ufite si uburyo, si inshuro ujya ku rusengero, ntago ari inshuro wiyiriza ubusa, ntago ikibazo ari imyambaro wambara, ikibazo ntago ari abo muganira, ikibazo si aho utuye, ikibazo si idini usengeramo, ikibazo si abo ukomokamo bimwe bya karande. Oya, ikibazo ni uburema wavukanye kuko gusa ukomoka kuri Adamu. Amen.
umuntu wese ukomoka kuri Adamu avuka ari umunyabyaha yararemajwe n'icyaha kavukire. Icyo cyaha kikaba gisobanurwa nka kamere cyangwa nk'imimerere ye, imiremerwe yawe, imiterere yawe nyine niyo igutegeka kuba uko ngukuri, ukaba udashobora kwikiza ngo utere neza kubera ubwo burema wavukanye. Niyo mpamvu ibindi birema bimeze nkaho ariko hari bitabizi, iyo bikubeshye gutya na gutya ngo bigenze gutya wumva ari umuti uri mu bwenge, ariko ikimenyimenyi ntago ukiza, ntago ukira. Ikimenyimenyi niwe mugabo wo guhamya kutakiza cyane. Myaka 50 ukira tuvuga ni ugutunga umutima ukubwira ko utakiri umunyabyaha, kubera ko mu ijuru hazagiye abakiranutse. Mu gihe cyose wumva umutima ukubwira ko ukiri umunyabyaha, menya ngo ibintu byose bakubwiye, menya ngo ibintu byose bakwigishije ntacyo byamaze. Mu magambo make uburema bingana no kuba umunyabyaha. Niba umuntu akubaje turi umukiranutsi wasusumira cyangwa ntubone ibyo umubwira, uri proud, ubwo ni ikimenyetso cyo kuri umunyabyaha, uranaremaye. Kandi amaherezo y'ubwo bunyabyaha no kujya mu nyanja y'umuriro n'amazuku. Noneho rero ba Petero baje babwiye noneho kira kireme by'iryo zina rya Yesu ribasha gukiza. Yesu niwe wenyine buye ryanzwe n'abubatsi, ariko kubamaze kumwizera rihinduka rikomeza imfuruka. Kandi ngo nta rindi zina twahawe mu isi no byo gukirizwa munsi y'ijuru byo gukirizwamo uretse izina rya Yesu Kristo. Amen. Ariko ridukiza gute? Yego, hari ibindi bintu abantu bashakiramo gukira, ku buryo ubwira umuntu ati nyamara kwizera Yesu birahagije kugira ngo ujye mu ijuru, ngo Yesu kwizera Yesu gusa, kandi nta rindi zina. Natangajwe na bano batambyi bakuru n'abatware b'insengero, ukuntu babonye uhagurukije ikirema, aho kugira ngo bamubwire bati natwe ahubwo dukize uburema bwacu, ngo baramukurubana, ngo bamutaha hagati yabo, ngo baramubwira bati n'ubutware ki, nirihe zina ryabahaye gukora icyo gitangaza. Abenshi batekereza ko uburema bazabukizwa n'abatware b'insengero zabo, ariko dore inkuru tuzanye munsi y'ijuru nta rindi zina ryahawe abantu. Nababwiye ko nitwa Focus, si izina ryanjye rikiza abantu, si izina rya Emile, si izina rya Pastor, si irya Padiri, si irya Sheikh. Izina rya Yesu ryonyine niryo ryahawe abantu bakwiriye gukirizwamo. Yego rwose. Kandi wumve ko ryahinyuwe n'abubatsi. Niyo waba wumva nta buryo ryagukizamo, niryo ryonyine rikiza. None ashakira ahandi, witekerereza mu bikorwa byawe, wirebera muri za kavukire, wirebera mu bo musengana, dore umuti naha tumbiraho mu izina rya Yesu. Uhinyura ryo zina wagira ngo we ni warihinyuye kubera ko witwa umukristo da, warihinyuye nawe. Kurihinyura ni ukumva ko kwizera Yesu bidahagije kugira ngo uhinduke intungane kandi uzajye mu ijuru. Ariko wenda reka tubivugaho gatoya ku bateze amatwi Country FM. Yesu ikintu yaje gukora, ntago yaje kuba urugero kugira ngo akore neza ibyo yagombaga gukora umwigane. Niko abatambyi bakuru n'abatware b'insengero bigisha, kandi ibyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Yesu yaje gukora neza kugira ngo abone ibyuzuye 100% byo kuguha ngo biguheshe ijuru, hatiyongereyeho ibyo byawe bibi. Nibyo Yesu yaje kuronka umugabane wera wo kukuguranira, ahamwa n'ibyawe byanduye arabihanirwa, ariko nawe akusaba kwakira ibye byera ngo ubiherebwe ubugingo buhoraho nta kintu ukoze. Yesu dusubiramo kenshi yuko Yesu yazize ibyaha byawe. Ibyo bakubwira ni ukuri koko Yesu yazize ibyaha byawe, ariko be kukurimita ni ibyaha byawe nyine, kuko nibyo byumve n'ibyaha byawe byose. Ntago wenda hari uburyo twajyaga tuvuga ngo ibyaha byacu ngo Yesu yarabyikoreye, ariko bifate wowe ku giti cyawe. Ibyaha byawe Yesu yapfuye mu gihe mbere imyaka ikabaka 2000 mbere yuko ubaho. Apfazi ko hazaba umunyabyaha witwa wowe, ariko yikoreye n'ibyaha byawe, abihanirwa nk'aho ari we wabikoze. Ariko atari ukugira ngo igihano cyabyo kikugumeho, ahubwo kugira ngo ukurweho igihano cyabyo, wowe ahubwo ugibweho n'igihembo cy'ibyiza yakoze. Amen. Arega niyo mpamvu yihinduye umuntu. Burya hapfuye umuntu, we uri umuntu. Yihinduye umuntu kugira ngo apfire abantu. Yego. Ubwo apfuye rero ni wowe muntu yarapfiriye. Amen. Ni wowe Imana yari yiciye muri Yesu. None se koko aduteze amatwi mwumvisha hari undi muntu agakiza kabonerwamo? Ntawe.
ninde muntu wundi wapfiriye ibyaha by'abantu? Ese koko ninde muntu watunganye ku gato no ku kanini watwambika ibyo bikaduhesha ubugingo buhoraho atari Kristo? Kandi aho babyumve neza badukurikiye, n'ubundi abantu baravuga ngo agakiza n'ubundi bakabonerwa muri Kristo. Yego. Ariko bamara kuvuga gutyo ntibumva agakiza icyo ari cyo. Agakiza kadukiza iki? Agakiza se ko ni iki? Ubwoko bwinshi bw'agakiza twabiganiriyeho, ariko hari igihe bumva ngo agakiza ngo Kristo yarambatuye amvana mu idini rimwe anjyana mu rindi, andekesha ibinini. Kera nahoze nkwa gutya none ubu narakijijwe. Mbere n'ubwo ako gakiza nakabanditsi n'abafarisayo n'abatware b'amasinagogi twasomye aha nibo bagahimbye. Agakiza ibyanditswe byera bivuga na agakiza ko kubabarirwa ibyaha. Luka 1:77 bahasome. Agakiza nuko wabarirwa ibyaha. Yo uvuga ko rero wakiriye agakiza wakabaye uvuga ngo naraba bariwe, c'est équivalent. Donc ibyo bintu birahwanye. Kuvuga ngo nakiriye agakiza ubundi wakabaye ujye ubivuga muri rindi jambo, narababariwe, mu yindi nteruro, narababariwe. Yego. Nakiriye agakiza byakabaye bivuze ngo narababariwe, nakiriye imbabazi. Amen. Amen. Ibyaha byanjye byose kandi mu buryo bw'iteka byose. Turabavuga butumwa bwiza tugomba kubisobanura neza. Agakiza nukubabarirwa ibyaha. Umuntu wakijijwe ni umuntu wizeye adashidikanya mu mutima we ko yababariwe ibyaha bye byose ku bwa Yesu Kristo. Amen. Akaba ari mwisazi neza ko yababariwe. Apana kuvuga ngo Imana izabimbabarira kubera mbibwiye naka. Haba habonetse irindi akandi ubundi bwoko bw'agakiza n'irindi zina kandi batubwiye ko ari nta rindi uretse rya Yesu Kristo. Reka ubwo byumvikane, niba uvuga ko ukijijwe ariko ukaba utahamya uburyo wababariwe ibyaha, tumbira Kristo. Nibyo ntago urakizwa kubera ko ibibazo biracyari byinshi kuri wowe, ntago urakizwa. Kandi ikigaragara nabo bakuru nyine b'amasinagogi bamenye uburyo uri umuntu yakize. Yego da. Bivuze ko gukizwa kwawe ntigushingiye ku byo bakuru b'isinagogi yawe. Oya. Izere Yesu akakanya udukurikiye uryamenye umukiranutsi n'ijuru ritahe. Kuko uva nimwe yabivuze, Yesu yaje mu isi kugira ngo aguhagarare. Akora ibyakunaniye byose. Niwe mukiranutsi wabayeho yambaye umubiri arakiranuka gatoya n'akanini. Wabwira ngo kiranuka gatoya n'akanini we ni wabishobora. Niyo mpamvu wagize umucunguzi witwa Yesu we wabishobora. Amen. Ariko arangije kubikora insinzi yo gukiranuka Yesu yabonye ni yawe. Amen. Ni wowe yakiranukiye. Aka kantu ndashaka kukumva neza. Yesu yaje kugukiranukira. Amen. Ni wowe wamuvanye mu ijuru. Yego. Amaze kumenya yuko utazabishobora. Yego. Aza kugukiranukira. Ariko ninde ushobora kugushinza ko utari umukiranutsi kandi ufite uwagukiranukiye? Amen. Nuvuga ngo emera umucunguzi wakiranutse mu kimbo cyawe, ibyo umucunguzi ubundi yakoze bibarwa kuwo yari yaje gucungura. Amen. Nkuko nawe ibyo wakoze byamubazweho kandi ntubihakana ko yabizize. Yego. Aranabizira nyine. Yaranabizize. Niko byagenze. Ibyaha byawe yarabizize ntaho ari wowe wabikoze. Ni nayo mpamvu nawe Imana ikubonera mu bye nkaho ari wowe ubwawe wabikoze. Ntago ari uburyo bw'iburyo, hari uburyo abantu bajya bavuga ngo Imana izashyiramo imiyaga. Iyo ntago ari imiyaga bene data. Wowe duteze amatwi si kuvuga ngo Imana yirengagije ishatse indi nzira. Imana itashyiriyemo Yesu. Oya. Ahubwo nuko ndashaka kubwira abaduteze amatwi yuko ari uburyo Imana yafashe igihano yagombaga kuguhanika gihana Kristo ikabibona nta gihano gikwiye. Aho ni ubutabera nyine noneho bwasohoreje. Amen. Nuko umunyabyaha ubundi yapfuye. Ibemo by'ibyaha ni urupfu. Baroma 6:3. Bivuga ngo Imana rero ntiyashobora kwivuguruza, yari kubona ihindutse noneho umucamanza ubera. Byasabye ko yubahiriza ubutabera bwayo, ifata ahubwo ibyaha byawe bihanira undi. Yego. Ariko imuhannyi wowe guhereza ubutabera bwitwa imbabazi. Navuga ngo wowe nta cyaha kikubaraho. Ubundi umukiranutsi ni muntu ki? Ni umuntu Imana itabaraho icyaha. Akaba ari we Dawidi yise umunyamahirwe. Amen. Ngo umuntu ukiza uburema agasimbuka. Uburema turi kuvuga no abandi bagatangara. Abandi bakibaza wowe uriyita umukiranutsi. Waruvuze ngo niwe Dawidi yavuze, abaduteze amatwi babisome mu Baroma ibice 4 bahereye nko ku murongo wa 5 kuzamura 6 wa 7 no wa 8. Barabona uburyo na Dawidi nawe ryo banga ngo yari arifite burya yajyaga ryirata ngo umuntu Imana ibaraho gukiranuka atabikuye mu mirimo ye. Yego rwose. Yego. Ayo niyo mahirwe. Niyo mahirwe.
namwe rero banyamahirwe mudukurikiye ariko ndagira ngo ni umuntu ufite indi nzira aze kwitubwira iyo tuvuga ngo ijuru ntirikorerwa umuntu ahinduka umukiranutsi gusa yizeye ko yababara ibyaha bye byose noneho ufite ubundi buryo yahindutse umukiranutsi aze gutelefona atubwira ati njye ni umukiranutsi nabikesha iyo nzira atubwira indi ariko tube honest ariko umuntu anabeshya muri kuvuga ko muri no gukorera ijuru mwe kutubeshya nyine undi muntu natera agatoki mukanye turabaha telefone atubwira ati hoya hari indi nzira umuntu anyuramo agahinduka umukiranutsi kubera ko ijuru ni ry'abakiranutsi nitwenga ijuru ndirikorerwa umuntu arihabwa no kwizera Yesu gusa agahinduka umukiranutsi kuko Yesu ukabihakana ntacyo twebwe noneho uburyo wahindutse umukiranutsi ariko niba utari we ntunatubwire ko uri kujya mu ijuru icyakora icyo twavuga cyo nuko Imana yo yafashe icyemezo mu byanditswe byayo hano murongo wa 12 usa nk'ufata umwanzuro bavuga ngo munsi y'ijuru nta rindi zina ryahawe abantu bakwiriye gukirizwamo uretse izina ryande rya Yesu Kristo nta rindi wowe duteze amatwi utumbire umusaraba amen niko muri mbya 69 avuga ngo munyabyaha ngo umutumbire arakurokora wizere amen wizere ngo uwatubambu wakubambi warakurokora reba ku musaraba yagukirishije ya mibyimba yagize ni nawe gukiranuka kwawe yakubeshejeho waruwo kurimbuka wakira ubwo bugingwa guha amen ni nawe gukiranuka kwawe wowe turi umukiranutsi ku bwawe ahubwo Yesu niwe gukiranuka kwawe hari igitero kibanziriza cyo baravuga ngo naho wari rukicuzuka nababara nibyari ibicumuro byawe dore impongani kwiriye ibyaha wakoze n'amaraso ya Yesu masa urumva inzira babandi baranga ntago igezayo iyo ndirimbo turirimbye ni ya 69 muzo gushimisha bayirebe nta yindi nzira igeza mu ijuru uretse ya Yesu Kristo yonyine nawarira ukicuza uko wabigenza kose ibyari noneho uretse no kurira urumwe niyo wafata groupe y'abantu mugakora umwuga wo kurira mukarira n'amarasakazi niko 92 ivuga avuga ngo ibyo wakora byose ugashyiramo umwete wawe ufite wose ukabikorana agahinda gasaze noneho ukarira ntuhozwe byose ntibishobora kugukuraho ibyaha ubwo rero twababwiraga gusa ko muri Yesu niho twaboneye gukiranuka amen nkundi ijambo ryo mu bakuri no mu rwandiko rwa mbere igice cya mbere murongo wa 33 yego niba hakuba muri Kristo Yesu amen wabahindukiye ubwenge buva ku Mana gukiranuka kwezwa no gucungurwa kugira ngo uwirata wese yirate Uwiteka amen niwe Yesu niwe gukiranuka kwacu niwe kwezwa kwacu niwe bwenge bwacu niwe gucungurwa kwacu ukundi gukiranuka uvuga gukurayo nta kundi ukundi no guhimba ntago ari korari si abanyamasengesho wise udushishi tw'Imana cyangwa ibibuye bimanitse ruguriri izina wakwita ryose no Kristo ni ukubera ubwenge nukubera gucungurwa nukubera gukiranuka no kwezwa Imana yakureba ikakubona nk'umunyabwenge kubera Yesu yakureba ikakubona nk'uwacunguwe kubera Kristo yacunguwe rero ntacyo abakibazwa baba basigaye babaza gusa umucunguzi niyo mpamvu umucunguzi we yabyemeye akavuga ngo ni nge nzira ukuri n'ubugingo akavuga ngo ntawe ujya kwa data ntamujyanye uri mu cyo kugera bavuga ngo mwijije imbere y'Imana ufite umuntu umvugira ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo amen yuko izina ryanjye riba mu mutima ubwo mvugira nta mwanzi wamunyirukana amen aduhindukira rero gukiranuka no kwezwa yego nta kundi gukiranuka kubaho nta kwabayeho nta kuriho nta nukuzabaho uretse kubarwaho gukiranuka kwa Yesu mwe mudukurikiye rero mureke tuganire nawe tugiye kubaho umwanya niba hari undi muntu uzi ubundi buryo umuntu ahinduka umukirano atabazweho
gukiranuka aduhamagara kutubwira uko kuntu ariko navuga ko nawe yabaye we niba utarabaye umukiranutsi ukaba ugiwicaye ku irembo yitwa ryiza ugisabiriza witubwira uburyo umuntu asimbuka kandi ukicaye kandi utanze gusimbuka ntawe naburane rwose nunaburana uvuga ati ngiye inzira ndi kubabwira nayo nyuzemo none nduye narakize nabaye umukiranutsi niba utarabawe icecekera nturakizwa ntabwo urakizwa rwose kiragirema bwana se bari kugihaguruza kongera kikaba cyicaye nose wavuga ngo warakijijwe ukava gukira n'umunyabyaha wese cyari cyicaye kibikunze nacyo nticyari kibikunze vuga umuntu uvuga ngo yarakijijwe akaba akiri umunyabyaha none ibyo nabone yanga nimero 0784 4 24 0782 4 24 na 0783 5 karibu dusangire ijambo twiganirire mutubwire namwe uburyo mwahuye na Yesu umuntu rwose akubwira ngo ngiye ngo ndi umunyabyaha ngo yaje Allo Country FM yego mumeze mutera turashima Imana yaduhaye Yesu kugira ngo aduhindukire gukiranuka no kwezwa aduhesha ubugingo noneho yego ni Karimbiro Gatolika tubwire wakurikiye ikiganiro wumvishe mwiki ikintu numvishe yego hari mwavuze ariko numva akantu mwibesheho gato ko wafazera kutagira imirimo muri Yakobo ni meza kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye kwizera nose nyine ntubona ko uriya yarizeye agahaguruka umuntu uvuga ko yizeye Yesu akaba akiri umunyabyaha afite kwizera kutagira imirimo kwizera kwe kwakomeze kumwicaza aho yarari umurimo wa mbere kwizera gukora nukuguhagurutsa wowe wari umunyabyaha ugahinduka umukiranutsi nimero muhamagaraho 0782 4 24 25 iyo ni MTN Airtel ni 0783 5 Allo Country FM twakwakiriye wahageze uri ndoherereye he ngasonga mu Karangira yego wakurikiye ikiganiro wumvishe mwiki ikiganiro nagikurikiye wumvishe iki mu kiganiro wumvishe mwiki mu kiganiro banza leta bakaziri kumugora nta kibazo ziraza gukunda akomeze bagerageze ariko rwose nta rindi zina ribaho ntaryo ngeneye ngi umuntu uza kutubwira ko hari n'inzira yaciyemo akaba umukiranutsi Allo niba rwose utari umukiranutsi nturakizwa wiba ari inkuru udahagazeho Yesu hari amagambo Allo Country FM Hello ni kuri Country FM wahageze ikiganiro nijoro ntirikorerwa muri bande muherereye he mbona usuzumye Faustin ndi ku Gatolika yego Faustin gusa wenza hari nyine nuko ntajya ngira impano yo gufata ibintu mu mutwe byinshi cyane ariko mwabapapa mwe ibintu muvuga 90% ibyo ubihakana we sinzi kubera ko none se ona mugani umuntu ukwizera ko umuntu hari umuntu ugiye gushyirwamo n'undi nawe warizeye se ufite ijuru ukesha Yesu cyane ijuru ryose ndaribona sindamenya ko rinabaho gusa icyo nzi cyo rero twaje hano kugira ngo tugutangarije ko ijuru rihari kandi ribonerwa ubuntu muri Kristo Yesu binyuze mu kumwizera byonyine gusa muri make ijuru ribaho ariko ntirikorerwa yego rwose ijuru rirahari ariko kubera uburyo rihenze cyane umuntu akaba ari umunyantege nke cyane Imana yakunze uwo muntu w'umunyantege nke imuha Kristo kugira ngo naramuka mwizeye ahita abona iryo juru rihenze binyuze muri Kristo uhenze warikoreye nta mwana w'umuntu ufite ikiguzi cyagura ijuru kugira ngo ribone ibyo uvuze rwose ni nako Bibiliya bivuga ibyo ahubwo Yesu yapfiriye ibyaha byawe byose kugira ngo akugire umwere ku Mana numwizera uzagiye mu ijuru ariko bikesha Yesu amen
ariko ibyo bintu na Bibiliya bivuga ubwa impamvu abantu n'ubu batamenya kubisesengura neza. Wana muga nimba Yesu we ubwiwe yaradupfiriye akatwitangira ibyaha byacu. Ese wowe ngo urongera ujye kwihana bwa kabiri ubabarirwe n'umwana w'umuntu nawe w'umunyabyaha. Guti ibintu birashoboka nta muntu ugibabarira mugenzi. Nibyo rata Yesu niwe watubabarijwe ku musaraba bityo turababarirwa. Yego rwose. Nibyo rwose. Ukomeze udukurikire ukomeze ujye udukurikira kandi ujye ukomeza kuduhamagara na nyuma turatanga nimero zacu bwite waduhamagaraho nyuma y'ikiganiro. Ngiye muze gutanga nimero zanyu ndaza. Murakoze kandi murare neza. Oya nibyo. Aragira ati umwana w'umuntu w'umunyabyaha mugenzi wawe we yakubabarira gute? Akubabarira wamucumuyeho. Niwe wavuze ko igihembo cy'ibyaha ari urupfu. Twabakiriye yagiye arenda guhamagara niwe wavuze ko azatwika abanyabyaha. Nawe wavuze se ko igihembo cy'ibyaha ari urupfu. Wese aragukuraho ibyaha bishye arakubabarira yabundi ari kukugira ati atakubabariye yakugira ate. Allo Country FM. Ndabona nakishimye Bertin. Yego Bertin muraho? Yesashimwe. Mwadukurikiye se? Twakurikiye. Yego Bertin. Rwose matubwira tugafashwa cyane tukumva tunezerewe mu mutima kuri twakijijwe ku buntu. Amen. Bertin, iyo nkuru nziza se yakugezeho ryari umaze igihe kingana gite uzi ko wakijijwe ku buntu? Rwose nyamara kumva ijambo ukuntu mutwigisha buri munsi. Yego. Nibwo twabonaga ukuntu twabeshyirwaga n'iby'isi bakagunya tugamba tuzabona ijoro. Rimwe twajya gusaba penetensiya twahaguruka n'ubundi tukumva tugifite n'ibyaha n'ubundi mu mutima. Nibyo ariko kuri ubu ngubu noneho ariko ubu ngubu rwose umutima twigije kumva ko Yesu yaje kubera twebwe. Amen. Twakeze kubera ku maraso ya Yesu ngo kuba aje akanya ngo ndi umukristo cyane kabisa ubujuru ndarifite. Amen. Uramutse ukuye muno mubiri wumva igihe cyose wawuviramo wabugiye mu ijuru. Rwose umfuye kano kanya rwose mbaneze ko najya mu bugingo bw'iteka. Uko niko kwizera warahagurutse ntukicaye ku irembo ryitwa ryiza. Ubugingo bw'iteka ari ikiguzi sinarusha abakire bari ku isi bafite n'amadolari nibo baribona mbere. Yego rata. Ariko naho bari naho baba bavuga ko nta joro bafite. Yego. Uvuze ko amadolari rero ku buntu. Yego. Rero ku buntu rwose rero ku buntu. Ariko mfite umudamu wanjye narashaka kubabaza ngo ikibazo abari kujugunya arashaka gushidikanya rwose ashidikanya agakora ibyaha kandi cyane kimurimo buriya yemera ko umwuga cyari inkomoko. Yo wemeye rwose Yesu Kristo n'icyo cyose kiba kimuvuyeho rwose nta kibazo. Bakamubaba mu duhe twiganirire. Madamu Bertin muraho? Murande. Yesashimwe. Yesashimwe. Madame Bertin ntago muri kutumva mwebwe? Yego ndabumvishe. Yesashimwe cyane. Ahimbazwe. Umugabo yarimo aririmba indirimbo z'amashimwe yuko yabonye ijuru ku buntu wowe bimeze biti? None se ikibazo ndi gushaka kubabaza. Yego. Nabonye ijoro ku buntu kandi abantu bakaba bakora ibyaha buri munsi. Ubu bose ibyo byaha byo utakihanye ntabwo cyakomeza kukubarwaho. Reka tugufashe. Waba ujya utekereza icyo Yesu yazize niburaho gato? Madame Bertin ntago netwakazi uri kutwumva wowe? Ziri kutwangira kwete. Allo? Reka dukupe ariko uhita utega amatwi tugusubize turakira undi tumaze kugusubiza.
kuko ntago turi kukumva. Yego. ariko twari tukumvisha noneho warugarutse. Allo yagiye. Reka tumufashirize aragira ati ibi byaha dukora bimeze bite buri munsi byo amaherezo yabyo. Rero Madame Berthe ntago Yesu yahaniwe ibindi byaha bitandukanye n'ibyo nyine n'ubundi. Ibyo koko dukora nibyo byari bikwiye kutujyana Gehinomu. Ariko ntibikitujyanyeyo kubera ko Yesu yabizize. Yesu igihe yapfaga nibyo yazize rwose. Ntago yavuze ngo yazize ibyaha byacu ari ibyaha by'ibishushanyo biba biri ahandi wenda byakozwe n'ibiti n'amabuye yazize bitari ibyacu. Ibyaha yazize nyine n'ibyo byacu bikomoka mu ivuko ribi twanduye dufite bikigaragariza mu mibereho yacu ya buri munsi. Niyo mpamvu umuntu umwizeye aba yizeye ko igihano yari kuzahanwa kubera ibyo byaha. Uwo Kristo rakizize. Reka nkubaza akabazo kamwe wenda ukomeze kukibazaho nyuma. None se Madame Berthe ariko nabandi bafite ikibazo nk'iki. Niba Yesu yarazize ibyaha byawe nawe ukaba bakubeshya kuzabizira, ntiwumva ko ibyaha byawe byabihaniwe inshuro ebyiri. kandi nta mucamanza wakora ibyo. Imana ni umucamanza itabera, ntuzayibeshyira ahubwo ikibazo gifite abakwigisha nabi. Yavuze ngo noneho ngo ntunakihane, ngo wenda ngo koze icyaha ntukihane, ariko ntaga icyaha wundi ari n'icyo ukora. Yego. Ubundi uri umunyabyaha. Umugabo we yiko yabivuze neza. Yego. Ngo icyaha ni kimurimo. Ni kavukire ni kamere. Undi wowe ntago uri umunyabyaha kuko wabikoze. Iyo usinziriye uri umunyabyaha usinziriye. Yego. Utakoze icyaha na kimwe. Bibiliya iravuga muri Zaburi ya 58:4 ngo abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye kuvuka kwabo. None se wakoze ibi? Ntabyo. Zaburi karimwe ngo dore naremanywe gukiranirwa mu byaha ni mu mama yambyariye. Imana kwita umunyabyaha ni igiti cyitwa ni wowe nk'igiti. Ni wowe nyine. Utundi ubona ni imbuto. Ni ukuvuga ngo muri make muvandimwe ari kukubwira ngo uramutse utekereje ko imirimo yawe ari cyo kibazo. Ikibazo cyaba cyoroshye. Yego, cyaba cyoroshye cyane. Cyaba cyoroshye cyane. Ahubwo nuwagukiza iyo mirimo yawe witamibi. Nubundi kibazo ntago cyaba gikemutse kuko ikibazo ni wowe ubwawe. Umunyabyaha wifungiranye mu nzu nta wundi muntu n'umwe uhari. Kubivanga abantu ngo ajye bancumuza. Ngo ibyango munyamu bisiteraho heheze. Bibase muri kaburimbo. Ariko ngo turi mwise ukagira ngo isi niyo dukorera ibyaha. Ukagira ngo isi niyo ikora ibyaha twebwe turarengana. Ni wowe wiyigira mbi. Niyo waba uri ku karwa ka wenyine waba uri umunyabyaha mubi cyane wo kujya kaba kabonye ishyano. Yego. Ubajye bagucumuza batanahari uri umunyabyaha mubi cyane rwose. Bivuze rero ko Imana nayo ntiyabidetaye ahubwo yafashe ubwo bunyabyaha bwawe nk'igiti itagendeye ku rubuto rumwe ebyiri eshatu abari bwifatishira kuri Yesu iramuhana itarobanuye icyaha na kimwe. Nibyo wizera ukemera ko wabari ibyaha byawe byose ataburokotsemo neki kuko Yesu nazongera. Uretse wavuze ngo utakihanye wakukihana se byakigukuraho ko Yesu atazongera kugipfira. Ahubwo bisa nkaho abantu batazi kwihana icyo ari cyo. Yego. Nyamara kwihana ahubwo no guhindukira. Yego. No kurangamira umusaraba wa Yesu. No kwivaho. No kumanika amaboko ukavuga uti nemeye ko ndi umunyabyaha iteka ryose. Yego. Bityo nivuyeho mpindukiriye umukiranutsi w'iteka ryose ngame gukiranuka kwe mubarweho. Yego. Yambwiye ko ndu munyabyaha ndihana ndizeraranyiza nibyo ndirimba nibyo mvuga shima umukizo budasiba. Reka tuvuge gutya umuntu yihana rimwe gusa amaze kumenya ko ari umunyabyaha witeka. Mbese umuntu aba yamaze kumenya ko yitereye icyizere. Noneho ntabwo uba wihana ibyo ukoze gusa. Noneho wihana ibyo wavukanye ukihana ibyo uri gukora ariko ukihana n'ibizakomeza uba wihaniye wowe ubwawe. Umuririmbyi ntago avuga ngo yambwiye ko nakoze ibyaha. Yego. Yambwiye ko ndi umunyabyaha. Uba wihannye.
uba wihamye wowe ubwawe yemeye ko uri umunyabyaha nkawe nk'uruti nkawe wowe n'impagarike yawe yose ibyo wakora byose ukamenya ko kandi utarobanuyemo na kimwe byose ari bibi byaba ibyiza n'ibibi byose birahwanye n'ibi mu maso y'Imana. ubwo umuntu aba yihannye imivukire ye imibereho ye ubwe akaba yimanikiye amaboko amenya ko natahungira muri Kristo ari burimbuke. Iyo amaze guhungiramo rero ibya kera biba bishize. Ubwo noneho ntakiriho kongera kwihana, ntakiriho kongera nyine umuntu aba yarihannye rimwe gusa bikaba bihagije. Niko mwene data wanditse iby'Abaheburayo yavuze ibice 10:10 ko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa tubiheshejwe n'umubiri watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka ryose rimwe gusa bikaba bihagije iteka ryose. Muri icyo gice cya 10 cy'Abaheburayo 17 Imana ihita ibyandikisha mu Baheburayo aho nyine aho iravuga ngo ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukuri. Imana ikirahira ngo ibyo byabyo n'ubugome bwawe niyo abantu bayibibutsa Imana yo ntizabyibuka ntabwo izabyibuka ukundi. Reka twakire abandi bantu nka babiri kugira ngo nimero ni 0782 44 21 nabo tubaha amahirwe. Ariko hari ndumva madamu wa Berite we yaba yasubijwe abaye nyuma yego kugira ngo akomeze tuvugishe. Allo Andrese malo kwakiriye twebwe twumva ko Kristo yabambwe kugira ngo abantu reke kubatanga ibitambo by'ibimasa n'inuma z'intunguru. Wabuze impamvu babitangaga se? Ibyo bitambo by'inuma z'intungura babitanga kubera ko bakoze ibyaha bakabitanga kugira ngo bakire ibyo byaha byabo, kugira ngo babarirwe. None uyu munsi habonetse ikindi gitambo noneho gituma abantu bababarirwa bitabaye ngombwa ko batamba ibyo bitambo. Icyo gitambo kiba ntabwo bahise babibabarirwa neza burundu. Wowe wemerewe kwihanikirira ahera. Buretse gato tukufasha aho ngaho ku gitambo cy'intungura cyangwa n'ibimasa. Igitambo cyicwaga ryari ari ugukora icyaha no gupfa ku gitambo habanzaga iki? Babanza ugakora icyaha. Noneho kubera ko habonetse igitambo kigapfa mu cyimbo cyawe impongano y'icyaha wakoze. Noneho igitambo cyaba kimaze gupfa we bikagenda gute? Bakavuga ko wabaje icyaha. Reka tujyane. Ubwo Yesu apfuye byari bigenze gute nk'igitambo? Yasimbuye bya bitambo byose byatambukaga. Reka dusubire aho twari dutangiriye neza. Igitambo cyazaga kije gukuraho ibyaha cyapfa uwo gitambiwe akaba arababariwe. Ntabwo rero Yesu yari gupfa ngo abatambiwe basigare bakiri abanyabyaha, ntibishoboka. Keretse aramutse azapfa kera none tukaba turi gukora ibyaha tugategereza ko azapfa tukababarirwa. Ariko niba yaramaze gupfa igitambo cyarapfuye ubwo n'impongano yaratanzwe natwe twarababariwe. Amen. Amahirwe meza cyane twabonye nyakubwira. Reka tukubwire amahirwe meza cyane twabonye. Uriya kera ntabwo wari kwihanika tubimenyesheje. Ntabwo Imana yigeze itanga imbabazi z'icyaha hatabonetse igitambo. N'uyu munsi ntabwo Imana igibabarira icyaha, ahubwo Imana ihana icyaha. Noneho rero amahirwe dufite ahubwo nuko Imana yahannye Yesu. Yahannye Yesu ariko byakuyeho kuba wakwihana icyaha urinze kujya mu iterano cyangwa mu bakuru b'amatorero gutanga ibitambo. Keretse uramutse ukihannye uvuze ngo Mana wenda nabeshye n'urugero. Ariko noneho na Yesu agahita apfa kugira ngo udapfa. We yapfuye mu buryo bw'ibitambo, ahubwo kwihana icyaha byo byaroroheje. Ntabwo kwihana icyaha byorohejwe, ahubwo Imana yahannye Yesu. Ni serivisi yegerejwe abaturage. Oya ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo. Yegerejwe abaturage kugira ngo buri wese yiyihanire. Oya ahubwo nyine igitambo kiba kigamije iki? Kiba kigamije kugira ngo uwakoze icyaha ntapfe ahubwo hapfe igihe gitambo mu mwanya. Icyo gitambo mu cyimbo cy'uwo bisa nk'aho Imana ikwishe ariko ihisha ikindi kintu kimena amaraso ubugingo bwacyo bukameneka
bugahongerera ubwo bwagombaga gupfa. Mbese ni ngaho Imana ubundi itagiye babarira icyaha, ahubwo Imana ihana icyaha kubera ko ari umucamanza. Ni nako ibyanditswe bivuga. Hari ijambo ryanditse mu Bibiliya rivuga ngo urumva yego ikiboshywe mu isi no mu ijuru kiboshywe. Yego niba leta yicara ikabona mu bantu harimo ibyaha ikanabihana, kandi no muri leta iyo wihannye icyaha basigara bavuga ati kuva kiretse yaragifite. ariko ibyo bijyana n'uko amategeko ameze. amategeko mu isi no mu ijuru yaremewe. Ku Mana rero ku Mana ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Noneho rero ikintu cyonyine cyagukuraho icyaha ni urupfu, kandi rw'ikindi kizira inenge. Hanyuma rero Imana yo yagukuyeho ibyaha kuko izi icyo yakoze muri Kristo. Hasigariye we kwemera ko ahubwo wababariwe kuko Yesu yamaze kugupfira atazagupfira ejo cyangwa ejo bundi. Umwenda wari ahera ukimara gutabuka maze ikintu byasobanuraga. Byasobanuraga ko buri wese ajya kwisabira imbabazi. Ntabwo aricyo byasobanuraga n'ubusobanuro bwawe, ahubwo byasobanuraga ko imbabazi zitangiwe ku musaraba, ibyakorerwaga hera cyane ho mu isi bikeshejwe agaciro. Ni nako Bibiliya ivuga, basome mu Baheburayo ibice 10 umurongo wa 10 twahavuze. N'umurongo wa 14 byumwe hagati y'umurongo wa 10 ku wa 14 harabaho igisubizo. Nibyo usome icyo gice cyose. Amategeko rero ntacyo avuze, nituguma amategeko adushinja ibyaha, ariko Yesu kuko yamaze kubipfira, noneho Kristo agahinduka umushinjura, kuko icyo amategeko yasabye cy'urupfu rwanjye Kristo yamaze kurupfa ngahita mpinduka umwere ku mategeko. Biratangaje. Ni inkuru nziza nk'uko murakoze. Reka tubashimire bagabo beza, murakoze cyane kutuganiriza. Banarebe nimero zacu, kuba nimero mu kanya amasaha yarangiye. Tugiye kubaha nimero zacu, muduhamagare mu gikari tukomeze twiganire, turumva muganira neza kandi murakoze cyane. Nimero murakomeza kuduhamagaraho ni 0784 42 iyo niyo yanjye mwampamagaraho. Yego nanjye nkoresha 0782 472 872. Yego kandi twanagushyira no kuri WhatsApp group. Yego unyuze ku izo nimero zombi, iyo wacaho yose twagushyira kuri WhatsApp group kugira ngo ukomeze kurikira ibiganiro. Tubibutsa ko turi kuri YouTube channel Ijuru Ntirikorerwa TV. Ijuru Ntirikorerwa TV. Mugiyeho muratubona, mutubaza ibibazo tubasubize, tuba turiho. Murakurikira ibiganiro n'ubuhamya bwa benshi bamaze gukira, bari kuririmba ko bababariwe, ko babohotse kiwabo ari mu ijuru. Amen. Reka dusoze tubashimira. Amahoro y'Imana abane n'abizera Yesu Kristo bose none n'iteka ryose. Amen. Amen.